ikindi navuga ese ko ni byinshi babivuze, abana banjye bose Imana yampaye ntibazi. Abangaba muri kureba harimo 29 tubana mu rugo, harimo abakazana banjye n'abuzukuru, harimo n'abakwe babiri. Biragoye muri uyu mwanya kubona ikintu umuntu yavuga, ariko abana banjye ndagira ngo babwire yuko muzabaho mubeho neza, murabizi kandi ndabifite kubakurikira. Nta kintu na kimwe tuzaburana Imana yamukunze kuturusha iramudutwaje, ariko dusigaranye n'Imana. Amazina yanjye nitwa Uwanyanasiya Pasiteri Niyonshuti Theogene, umutware wanjye. Twari tubyaranye 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Imfura n'uyu nguyu yakamukurikira, abandi basinziriye. Medi mwana wanjye, Asa mwana wanjye, nimubabare sibyo, ndabakunda, nzabitaho, byose nzabibakorera sibyo, ntacyo muzamburana. Kandi papa wanyu yagiye mu ijuru, tuzamusangayo. Mugomba guharanira gukora ibyiza, namwe mukabiharanira kugira ngo tuzahurireyo. Yego, yari umugabo mwiza rero, ukunda Imana, uzi kuyivuga neza, ukunda abantu, uca bugufiya. Yagiraga imirimo myinshi, cyangwa se twagiraga imirimo myinshi, tugaburira abana bo ku mihanda. Buri kwezi twagemuraga abana b'abakobwa babyaye imburagihe, tubamenyera amavuta, imyenda, tukabishyurira na geto. Ariko abana bo ku muhanda ntimugire ngo kuko agiye nzicara nituramire nzajya mbageraho. Ndabizi Imana izanshoboza, aba bana tuzabana. Si bya Alex, Jacques, Mutarama, Karoli, tuzabana. Sinzabanga, ndi kumwe namwe, kandi Imana iri kumwe natwe kuko niyo nyir'ibihe, izadushyigikira. Uyu ni mama wanjye, uyu ni murumuna wanjye, uyu yitwa Nadine, ni inshuti kuva mu bwana, twiganye na segonderi na primaire na maternelle. N'uyu ni mukuru wanjye. Ndatangiye aheza, reka duharanire kuzamusangayo. Nshimira Imana, ngashimira igihugu cyacu, ngashimira itorero, ngashimira mwebwe mwese mushyigikiye, mwafashe mu mugongo, ari mwebwe muri aha n'abadukurikiye ku mbuga, abanyamakuru ndabashimira. Imana yacu ihimbazwe. Munyihanganire gato yampamagare Ernest n'abantu.
Kiza Ernest reka mushimire mu mbaga nyamwinshi. Tukiri mu buzima butagange yatwitayeho, Imana yo mu ijuru imumera umugisha. Na Pastor David hano murimo muri benshi cyane, ntabwo navuga amazina yanyu mwese, ariko mwumve ko mbashimiye mbikuye ku mutima. Torero Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Reka Ernest avugeho gato. Haleluya. Ceri komeza n'abana bazane, ntabwo ari ukubatinza. Imfura yanjye ikimara kumenya ko pasiteri yapfuye itahiye, yaransabye arambwira ngo nzareke aherekeze pasiteri. Yamukundaga, yajyaga aza akicara ku musambi bagasangira. Turashimira Imana ko yemeye ko duherekeza pasiteri. N'umuryango wanjye barabizi kenshi, ntabwo ndi buvuge byinshi, ariko Imana yakoze ko yemeye ko duherekeza pasiteri. Pasiteri rero yatsanze mu bihe bikomeye, mu gihe nari nihebye, numvaga nta wundi wo kumara umubabaro. Ngira famiye dukundana cyane, ariko umubabaro nari mfite nta wundi muntu wo kuwumara nari mfite. Umubabaro wo nsanzemo, yabyukaga mu gitondo saa 11 akaza mu rugo, saa 6 akaza kundeba tukajyana gusangira, nimugoroba agataha ari ukamenya ko ngeze mu rugo. Abikora amezi 2. Madamu we bivuze ashimira, ariko nijye wari ufite umwenda wo gushimira pasiteri, kuko umwanya yasanzemo nicyo gihe nagize igihe kibi cyo gutekereza nabi, kugeza naho numva nava mu mubiri. Ariko pasiteri yari afite impuguro, yari afite amagambo meza. Mu gihe abandi bantu bari banditse, waraza afata akaboko arambwira ngo nzagume mu nzu y'Imana. Yari umugabo mwiza rero, twari dufitanye igihango gikomeye. Numva afite umwenda ukomeye kuri pasiteri, ukomeye. Hano hari abantu benshi babizi, iyo bari nko mu rusengero agasanga hari umuntu ufite ubukwe yarabuze uburyo, yitangaga imyenda nta kintu yitayeho, akabanyoheza akambwira ngo nyambikira abo bantu, Imana izaguhemba. Kandi nagiye mbona ineza y'Imana. Hari igihe kimwe nibuka nabuze amafaranga yo kwishyura inzu, anyoherereza umuntu kandi bamfungiye. Imana ihita inyishyurira $1,200,000, imfungurira umuryango, nambika umugeni anyoherereje. Dufitanye amateka menshi sinabivuga ngo birangize, ariko pasiteri Imana imuruko ridashira, yamukunze kuturenza. Ni byinshi twavuga, ariko Imana yarakoze. Yitwa Tanambu Jean Bosco, bavuga ubutumwa bwiza muri ADEPR Paruwasi ya Muganza. Ndavuga muri makeya kuko nyira amaso yereka bikiri bidakiringera. Pastor Nshuti Theogene twamenyanye mwaka w'agana za 2009, duhurira ku itorero rya Rwarutabura, yari Paruwasi ya Rugarama. Mubanziriza kwigisha, yakunda kuvuga ubutumwa ngenda azenguruka, icyo gihe ngenda ndidirije abakorari. Kuko nibutaga ngiye kudirija abakorari, ndabanza nibwo yanyumvise ahita nk'umukobwa. Arabunda arabinyereka, wamusandarika kujya Kiruhura kuwa kabiri kurikiye ambwira ko afite umubyeyi witwa Faina. Nibwo nageze Kiruhura ngiye kubwiriza, ndaritswe nawe.
mwarimu Fayina ambera mushiki wanjye turakundana biraramba, arankunda arankunda Theogene nibaza icyo nkundiye. Byatumye rero tubana umunsi ku wundi, hanyuma ngenda mumenya, anyereka imiryango ye, anyereka inshuti ze, anyinjiza mu muryango we kandi baranyakira. Ndavuga gatoya ku byo nabonye nubwo barwaye guhagararira umuryango, ariko hari ibyo niboneye nk'umuntu mukuru. Ndavuga ku mico ye, ku buntu bwe, ku muhati we no kwitangira abandi. Iyo wageraga umuryango wacu ni uko mvuze ko nanjye mbarurwamo, waratangaraga, watangazwaga no guca bugufi kwa Theogene n'ubwitange bwe. Ariko ntaragera aho ngaho, Pastor Theogene Imana yaramwamamaje mu igikundiro, tumwigiraho nk'abavugabutumwa ikintu gikomeye. Yabaye umusitari, ubusitari bwe cyangwa kwamamara kwe ntiyatuma gutukisha izina ry'Uwiteka. Nagendaga mu muryango we nk'umuntu mukuru, ati ijisho ku mudamu kugira ngo ndebe umunkanyari cyangwa ikindi kintu. Mwabonye abana afite bagera kuri 30, sinigeze numva bajurira mu cyumba cyangwa ikindi kintu. Najyaga kenshi, ntabwo nigeze numva umudamu ndegera ati yatashye saa 8 z'ijoro n'undi mugore n'undi mukobwa, yatashye anuka inzoga, yarayahana, yarari mwigetana. Pastor Theogene umusitari bwe n'Imana Imana yataye yabikoresheje neza. Hari abandi bagira impano bakazitwaza bakarinda imbago z'ivugabutumwa n'ijambo ry'Imana. Pastor Theogene ibyo ntabyo yakoresheje. Yagiye akoresha n'umuntu wo mu muryango we kandi w'inshuti wabonyemo impano wenda yakunganiriye, akantu umuhango ugenda n'idirije wa korari we yarabonye inshingano, rimwe na rimwe imirimo ikamusitira, akasaba n'umutima uciye bugufi ari pasiteri, akavuga wambabarira nkagutuma ahantu nari kujya kuko wenda afite igaburo ryera cyangwa n'indi mirimo. Akantuma nkagenda nk'umuntu worejwe na pasiteri. Niko nageze Sumba, ndagenda mbayo umwana waho, niko nagiye Kiramuruzi mbayo umwana w'abanyagenda rimwe na rimwe n'idirije wa korari, niko nagiye ibyumba kwa Polinari perezida namubonye, n'ahandi hatandukanye, ariko dukomeza kubana. Reka simbuke rero nihute ngere ku mico ye n'ubuntu bwe n'urukundo rwinshi no kwitanga kwe. Iyo wahuraga na Pastor Theogene wibazaga niba uri umukirisitu, ukibaza niba aba mu isi cyangwa niba mufite ubuzima kimwe n'ubwe. Dore ibyo nabonye byantangaje, ndimo kugerageza senga Imana ntizabishoboze cyangwa izame n'ibindi bimeze nkabyo. Umunsi umwe yari umugabo wumva icyo umubwiye agaca bugufi. Umunsi umwe yarambwiye ati ariko umuntu yubaka inzu bigenze biti? Umuntu ahera ku ki akageza ku ki? Ndabwira ngo umuntu ahera ku bushobozi buke afite. Arabyumva aragihorera, arabirira agenda ku kibanza hariya kaje vuba mu murenge n'abantu cyangwa akagari, sinabisobanukiwe neza. Yakundaga kugira terime ivuga ngo surprise, mudamu arabirusha cyane. Arahijyana nyiri ikibanza atangira kucyubaka. Shimiye Imana ko pasiteri yagiye asize umuryango ahantu. Mu mico rero namubonye we indashyikirwa n'umuryango wacu twagiye tureba n'abandi. Iyo wageraga iwe wasangaga umuryango mugari, abantu bagera kuri 30. Natangajwe rero ibikurikira soza. Icya mbere, nta muntu waba ukodesha inzu y'ibyumba 2 na salo cyangwa 3 ngo azane abantu bagera kuri 20 mu nzu ye. Madamu wa Nyanasiya, ndabigushimiye cyane, wafashije Pastor Theogene kugira ngo abe umugeni mwiza. Haleluya torero. Yaramufashije mudamu, ntabwo ari abadamu benshi babishobora kugenda umuntu akuzana abantu 20 mu nzu y'ibyumba 3. Akenshi na kenshi idafite igikoni, idafite ibikoresho byose. Nta n'umwe wapfa kubishobora. Uyu mudamu Imana ikumugisha. Yabanzaga abana n'ahandi agakurikiza ababi. Mu byantangaje rero nshaka kubabwira soza, arimo kubaka iyo nzu igeze ku madirishya,
yarampamagaye anyereka ajyana ku nzu y'umuntu wujuje. Yarampamagaye anjyana ku nzu y'umuntu yujuje. Nta kintu na kimwe yakoraga atambwiye habe na gitoya, ati ngiye kukwereka ibintu surprise. Anjyana iruhande hirya gato y'inzu y'umuntu wujuje umuturage batavukana batagira icyo bapfana. Iye iri kuri leta itarajya muri idirishya na rimwe. Arongera arambura arambwira ngo mvuye icyangugu kubaka inzu y'undi muturage. Arongera arambura ngo n'ibisumba hari ibindi nakoze. Akambwira ngo babana baba mu rugo ndimo kugenda nishyura minervari buke buke, abanjye sindabarihirira. Yagendaga ariha buke buke kugeza ubwo abana nibo bagira abanyuma. Umugore akabyihanganira, umugabo akabyihanganira. Yambuye umunsi umwe rero arimo kubaka, ntawabishobora, ni bakeya, uribanza. Arambwira ngo tujye guhemba abana batagira kivuriro. Dufata inzira tujya i Kayonza tujya guhemba umuntu yashingiye. Ubwo mureba Siya yarashingiye nawe ubona akiri mutoya, afite abana yashingiye. Tujya i Kayonza mu nyubako ikomeye, asohora amafaranga ajya guhemba umubyeyi uri i Kayonza. Urumva iyo depense. Tugarutse tujya guhemba undi muntu uri mu cyahafi. Yari afite n'izindi poroje zo gukora imbere aha ngaha. Adusezeraho rero mu marenga akomeye cyane. Sore zanga iyo wabonaga ibyo akora wabonaga ko ari umuntu w'igihe gito yari azi gukoresha igihe cye. Adusezeraho mu marenga, mu gifaransa babyita discours d'adieu. Twicaye rero baje kumuhemba, aravuga ati fayina wibuke gukira mama. Aravuga ati mwarimu Bosco rero kugeza ubukuru w'umuryango, kandi aba bana namwe rero abana yandaza abana yari yahembwe yasaye mbere yuko bangana, ngo abana muri njye uzabashingira. Iyo ko bana akabivuga mu rwenya rukomeye yishimye, naho kumva aradusezeraho tutayizi. Andaga umuryango gutyo barabyakira, nabo ngo bari banze twabaga kenshi. Hanyuma urupfu rwe rwarambabaje nk'umuntu, ariko nyuma narishimye cyane. Nifuzaga kuzareba iherezo rya Pastor Theogene, nifuza kuzareba abantu bazamuherekeza, ko birabagiraga neza abo mbona nabo. Imana ishimye ko mbibonye. Ibi birabereka ibintu yakoraga byinshi tutazi. Gusoza rero turashimira itorero la ADEPR ryatubaye hafi n'andi matorero. Igihugu bakivuze simbisubiramo cyo birigaragaza. Turashimira namwe bavandimwe inshuti mukomeje kudufata mu mugongo.